Ese uzi ko umuntu w'inzozi zawe atazaza ngo aguhindure, ahubwo ni wowe ugomba guhinduka uwo muntu wifuza guhura nawe. Uyu munsi ngiye kukwereka inzira 10 zagufasha kuba umurinzi, imbata y'urukundo ndetse n'icyitegererezo ku nzozi zawe. Twihuta n'impamvu ya mbere cyangwa se inzira ya mbere yagufasha gukabya inzozi zawe ukazigeraho vuba. Inzira ya mbere, menya uwo ushaka kuba we. Shyiraho ishusho y'umuntu wifuza kuba we. Ushyireho n'icyerekezo cy'inzozi zawe uko ushaka kuzikabya. Wibaze ngo ese ni muntu ki nshaka kuzaba we. Wongere wibaze ngo ese inzozi zanjye nshaka kuzikabya mu buhe buryo. Ibyo byose bisaba kubimenya mbere yuko ubigeraho. Ntabwo waba utazi uwo ushaka kuba we cyangwa utazi inzozi ushaka gukabya ngo uzikabye kandi utanazizi. Reka twikomereze n'impamvu ya kabiri. Isuzume buri munsi, wibaze ngo ese uyu munsi uvuze iki kuri njyewe? Ese uyu munsi nibura hari icyo nakoze kugira ngo mbe uwo nifuza kuba, cyangwa se kugira nkabye inzozi zanjye? Wongere wibaze ngo ese uyu munsi nibura natekereje nk'umuntu wumva uko afite inyota yo gukabya inzozi. Ibyo byose ubyibaze. Ujye wandika buri munsi ibintu byiza wakoze n'ibyo ukeneye kunoza bitagenze neza. Reka twikomereze n'impamvu ya gatatu cyangwa se inzira ya gatatu. Vugana n'Imana buri gitondo. Uyisabe imbaraga, uyisabe ubwenge, uyisabe n'ubumuntu. Wige kwegera Imana no kuba intangarugero mu mico yawe. Reka twikomereze n'impamvu ya kane. Gusa nimba wabikunze, dukore subscribe kuri Big Win TV. Impamvu ya kane, kora ku nzozi zawe buri munsi. Nta nzozi zigerwaho wiryamiye, ntabwo bibaho. Fata icyemezo buri munsi, cyaba ari cyo wakozeho cyangwa se cyaba ari igishyashya, gusa buri munsi wibaho ufata icyemezo. Fata akantu gato kaganisha ku nzozi zawe, ndetse nubwo cyaba ari ikintu kinini bishoboye nabwo nta kibazo. Upfa kuba buri munsi ukora ikintu kiganisha ku nzozi zawe. Ikindi, gerageza ube intangarugero aho uri, kuko abantu benshi bazakunda ibikorwa byawe. Ntabwo bazakunda uwo uri we, ahubwo bazakunda ibikorwa ubakorera birangiye nawe bagukunze. Reka twikomereze n'impamvu ya gatanu. Itegure gutsindwa ndetse no kuba watsindwa inshuro itari munsi y'imwe. Ariko twikomeze n'impamvu ya gatanu. Itegure gutsindwa ariko ntucike intege. Imbogamizi zizaza, abantu bazaguca intege, ariko ntabwo umurinzi ahunga urugamba, ahubwo ahora yiteguye kurwana ku byo yemera. Niba wumva witeguye cyangwa se wamaze kumenya inzozi zawe, menya yuko mu nzira habamo kugwa hakabamo no guhaguruka, habamo gutsindwa hakabamo no gutsinda, kandi nta kintu kidashoboka. Nubwo watsindwa uyu munsi, ahubwo wikemera ko watsinzwe, ahubwo wifatire n'isomo. Niyo mpamvu ahanga bavuga ngo don't lose, either win or learn. Ntukemere gutsindwa, ahubwo emera yuko watsinzwe maze ubyigiremo isomo, ahubwo cyangwa se ube watsinze, aba ari ibintu bibiri gusa. Twikomereza n'impamvu ya gatandatu. Iga kuzenguruka cyangwa se kuzengurukwa n'abantu bafite intego ndetse n'indangagaciro. Nimba ushaka kuba imbata y'urukundo cyangwa se ushaka kuba umurinzi w'inzozi zawe, ugomba guhitamo abantu nabo bafite intego mu buzima bwabo, abantu ubona nibura bakugira inama. Niba ushaka kwiteza imbere, zenguruka n'abantu ushaka kuzamuka cyangwa se n'abantu bashaka kuzamuka kandi nawe bakuzamura. Umenye yuko aho uri niho ukura. Ahantu uri, imico y'ahantu uri niyo ikubata. Reka twikomereze n'impamvu ya 8 kugira ngo turebe inzira zagufasha kuba umurinzi w'inzozi zawe. Kuba umuntu wifuza, kuba umuntu wifuzwa si kuba mwiza gusa, ni ugukora ibyiza buri munsi. Kuba umuntu wifuzwa si ukuba umuntu mwiza gusa, ahubwo ni ukora ibintu byiza buri munsi. Uko iyo ukoze ibintu byiza bikagirira abantu akamaro, birangira abantu bagukunze. Reka twikomeze n'impamvu ya 9.
umurinzi w'umutima wawe umenye ko ari weho. Ibyinjira mu mutima n'ibiwusohokamo ni wowe ubigenga. Menya umwanya wo kuvuga, umenye n'umwanya wo guceceka. Ntugacirwe imbaraga cyangwa se ngo ubigendemo gakeya bitewe n'amagambo y'abantu, kuko numenya gukontorora igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, uzavuga igihe ubona bikwiye kandi ubona hari icyo biri bubyare. Ntabwo uvuga buri gihe mu bipfuye, kuko abantu bakwibeshyaho. Ntibamenya gutandukanya iby'ukuri cyangwa se umuntu winjije n'igihe umuntu atarinjiriye. Mu gihe umuntu muri gutotera amagambo cyangwa se muri kuvugana amagambo menshi kandi uzi neza ko nta kintu yakugezaho, ugasanga umuntu murahana amagambo ku buryo abantu mwese babitiranye, ntibamenye umuntu nyamuntu cyangwa se ntibamenye umuntu ufite icyo ashaka kugeraho. Niba rero wakunze ibyo dukora, dukore subscribe. Reka twikomeze n'inama ya nyuma cyangwa se inzira ya nyuma. Saba Imana kuyobora inzira yawe buri munsi, kuko umuntu wuzuye ntago yubakwa n'imbaraga ze gusa, ahubwo wuzura neza iyo wubatswe n'imbaraga z'Imana. Hari imbaraga wowe ubwawe ushyiramo ufashijwe n'Imana, ariko nawe ukongera kuyisaba kugira ngo igufashe ukabya inzozi zawe. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi ica kuri Big Win TV. Niba wayikunze, dukore subscribe, uduhe like cyangwa se uduhe comment y'ikintu twari tudakora neza, kugira dukomeze kubasakazaho ibyiza byabafasha kugera ku nzozi zanyu. Njyewe bibagezaho ni Cyubahiro. Turabakunda. Ciao ciao.